Iyi ni radiyo Kwizera, radiyo ivugabutumwa ku isi yose, ni radiyo ya Gikristo igamije ko abantu bo ku isi yose bamenya Yesu Kristo, bizera Yesu Kristo, bubaha Yesu Kristo kandi bakunda Yesu Kristo. Radiyo Kwizera ivugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nzayivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga. Nzavuga kugira neza kwawe yo, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayiririmba. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza iriho. Sizaceceka kandi sizakuza kwamamaza iyo neza yangiriye. Nzavuga iyo neza mu bakomeye bose, nzayiririmba iyo neza. Sizaceceka kwamamaza iyo neza, nzavuga iyo neza yangiriye. Umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Hari n'ituro mfite ryo gutura, akira umutima utegeke umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Hari n'ituro ryo kugutura, uhaye umutima utegeke. Nzayivuga, nzayivuga ineza yawe, ineza yawe. Nzavuga imirimo wakoze, nzavuga imirimo wakoze. Iyo neza nzayivuga, nzavuga iyo neza, nzayivuga ineza yawe, imirimo ikomeye mu buzima bwanjye, aho nzaba ndi hose. Mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga, iyo neza nzayivuga. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza yangiriye. Nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, oya sizaceceka iriho. Nzavuga, nzayiririmba.
turabasuhuje mwese abakurikiye ibiganiro byacu kuri Radio Kwizera. Dutangiye ya gahunda yacu nziza ya buri wa gatandatu, gahunda y'ijambo ry'Imana mu buryo navuga ko ari uburyo bwiza cyane nanone kuko butuma twinjira neza mu buzima bw'Abisirayeli. Nk'uko twabivuze ubushize, twavuze yuko Abisirayeli n'ubwoko bw'Imana tugenda twigiraho ibintu byinshi byiza bakoze, noneho tukareba naho nabo aho bananiwe tukirinda kugwa mu mutego baguyemo. Tubanje kwisegura, twatinzeho gatoya kubera gahunda z'ibyuma twatunganyaga, ariko turabonetse kandi ndabona ibyuma bimeze neza, nta kibazo na gito. Buri tugiye gutangira tudatinze rwose kuko amasaha yagiye. Dusome ijambo ry'Imana ariko turamaze gusenga. Kansabe umukozi w'Imana Madame abanza asenga Imana, kandi baje kumwifuriza Mother's Day nziza. Ni umunsi w'abamama. Abamama mwese tubifurije umunsi mukuru mwiza w'abamama. Imana ibahe imigisha. N'abagabo banyu Imana ibahe imigisha. Twese hamwe tunezerwe. Amen. Amen. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, tuje imbere y'ubwiza bwawe kano kanya. Tuje muri wa mwanya mwiza w'ijambo ryawe, tuvugira kuri Radio Kwizera. Tuje duciye bugufi, tuje twiyoroheje kugira ngo ubanze utubabare gukiranirwa kwacu, amakosa yacu yose akurweho n'amaraso yawe Yesu, kuko urakicaye ku ntebe y'imbabazi. Kandi uyu murimo urakomeye, nta gupfa kuwukora uko umuntu yishakiye. Ni umurimo wejejwe, niyo mpamvu natwe tuba tugomba kwezwa n'amaraso yawe Yesu mbere yo kuwukora, kugira ngo tuwukore utwishimira kandi tuwukuremo umugisha. Urakoze rero kutubabariye. Reka tuguhe umwanya wa mbere muri iki cyicaro, abari uvuga bari gusobanura ijambo ryawe, kuko ijambo ni iryawe, twebwe turi ibikoresho byawe. Nuko tuvugishe, abari uvuga twebwe tukubera ibikoresho. Icyo ushaka kugeza ku bwoko bwawe kibagereho kandi kibagirire umumaro. Ijambo ryawe ni ingirakamaro, ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe niryo ritumurikira. Reka iryaka kanya rero rigira icyo ridufasha, rigira icyo ritwungura, turyishimire kuko ijambo ryawe ryo kwishimira. Twagize amahirwe kurigira kuko riradufasha, riratwubaka, riratuyobora. Ndinginze rero kugira ngo ukomeze gutera inyota mu mitima ya benshi, bakunda ijambo ryawe, baryubahe, barikurikize, bemere ribayobore, kuko niko kuri. Ijambo ryawe niko kuri, kandi nitumenye ukuri nyine ukuri niko kutubatura. Ubwo rero abantu bamenye ukuri, bamenye ijambo ryawe ko ari ryo kuri, bamenye ko nibarimenya ryo rizababatura kandi kabaganisha heza. Urakoze rero, ngwino ufata umwanya wa mbere, ngwino uganze utegeke. Icyubahiro cyose tugihaye wowe, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Hano muri Amerika ni saa 7 z'ijoro n'iminota 18 ku wa gatandatu. Ubwo muri Afurika ni ku cyumweru mu gitondo saa 1 n'iminota 10 n'ingahe. Ubwo tugiye gusoma ijambo ry'Imana tudatinze. Mutega amatwi mukurikire ijambo ry'Imana. Tugeze mu Balewi. Abalewi tugeze uyu munsi ku gice cya 25, igice kirekire. Mutega amatwi mwumve hano ikimana yashatse kuvuga. Imitwe ibiri. Umutwe wa mbere haranditse ngo umwaka wa 7 wo kuraza ihinga. Uwiteka abwira Mose ku musozi wa Sinayi ati, bwira Abayisiraheli uti, nimumara kugera mu gihugu nzabaha, icyo gihugu kizajye kiziriririza Uwiteka isabato. Uzajye ubiba mu murima wawe mu myaka 6, kandi mu myaka 6 uzajye wanganya amahage y'imizabibu yawe, kandi abarimo usarura imyaka yabyo. Ariko umwaka wa 7 uzajye uba isabato yo kuraza igihugu ihinga, yo kuziririzwa Uwiteka. Ntukawubibemo ku murima wawe, ntukawanganyemo amahage y'imizabibu yawe. Kimeza ntuzayisarure. Inzabibu zo ku muzabibu wawe utogoshwe nazo ntuzazisarure.
uwo mwaka ujye uba uwo kuraza igihugu ihinga. Kimeza igihugu yo muri uwo mwaka w'isabato ijye ibabera ibyo kurya, wowe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umukozi wawe ukorera ibihembo n'umunyamahanga ugusuhukiyeho, n'amatungo yawe n'inyamaswa zo mu gihugu cyawe. Ibyo byose kimeza yacyo ijye ibibera ibyo kurya. Umutwe wa 2, umwaka wa 50 wa yubile. Kandi ujye ubara amasabato y'imyaka 7, imyaka 7 iminsi uzamara izabe amasabato 7 y'imyaka, ariyo myaka 49. Maze ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 uzajye uzerereza ihembe barivuze ijwi rirenga ku munsi w'impongano, aba ariho uzerereza ihembe mu gihugu cyanyu cyose. Mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose, murangire abo muri cyo bose umudendezo. Uwo mwaka ujye ubabera uwa yubile. Muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye, kandi umuntu wese asubire mu muryango we. Uwo mwaka wa 50 uzababere uwa yubile, ntimukawubibemo, ntimukawusaruremo kimeza cyangwa imbuto z'imizabibu itogoshwe, kuko ari umwaka wa yubile ujye ubabera uwera. Mujye murya kimeza yo muri wo muyisoromye. Muri uwo mwaka wa yubile mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye. Kandi nugira icyo ugurisha mugenzi wawe cyangwa nugira icyo ugura kuri we, ntimukariganyane. Uko imyaka ingana ikurikiye uwa yubile, aba ariko ugura kuri mugenzi wawe, nawe akugurishe nk'uko imyaka y'amasarura ingana. Uko ubwinshi bw'iyo myaka bungana, aba ariko wungura igiciro, kandi uko ubuke bw'imyaka bungana, aba ariko ugitubya, kuko umubare w'amasarura ari wo akugurisha. Ntimukariganyane, ahubwo mutinye Imana yanyu, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Nicyo gituma mukwiriye kumvira amategeko yanjye no kwitondera amateka yanjye mukayumvira, nuko muzaba mu gihugu amahoro, kandi ubutaka bwacyo buzeramo imyaka muyihage, mube muri cyo amahoro. Ariko nimuvuga muti tuzajya dutungwa n'iki mu mwaka wa 7 ko tutazabiba ntidusarure, nuko mu mwaka wa 6 nzajya mboherereza umugisha ntanga, ubutaka bubereremo uburumbuke, bubatunge imyaka 3. Kandi ku mwaka wa 8 muzajye mubiba murye ibigugu, mutarageza ku wa 9 ngo musarure, muzajya murya ibigugu. Ubutaka ntibukagurwe ngo bukunguranwe, kuko ari nge nyirabwo, namwe mukaba abasuhuke bansuhukiyeho. Mu gihugu cya gakondo yanyu cyose muzajye mwemera ko ubutaka bucungurwa n'uwari nyirabwo. Mwene wanyu nakena akagura kuri gakondo ye, umucunguzi urushijeho kuba bugufi bwe, aze acungure icyo mwene wabo yaguze. Umuntu nabura umucunguzi akaba ahindutse umutunzi, akabona icyo kwicungurira, abare imyaka gakondo iyo yaguriwemo,
asubize uwayiguze igisigaye ku giciro cyayo, abone uko asubira muri gakondo ye. Ariko natabasha kuyicungurira, iyo yaguze izagumanwe n'uwayiguze ageze ku mwaka wa yubile, maze izakomorwe n'uwo mwaka wa yubile, abone uko asubira muri gakondo ye. Umuntu nagura inzu ye iri mu mudugudu ugoswe n'inkike z'amabuye, yemererwa kuyicungura umwaka utagabanije utarashira. Uwo mwaka utagabanije utarashira yashaka yayicungura. Ariko nidacungurwa umwaka utagabanije utarashira, iyo nzu iri mu mudugudu ugoswe n'inkike izaba ikunguranijwe n'uwayiguze, ibe iye mu bihe byabo byose, ntizakomorwe n'umwaka wa yubile. Ariko amazu yo mu mihana itagoswe n'inkike azahwanye n'imirima y'imusozi yacungurwa, kandi azakomorwe n'umwaka wa yubile. Ariko imidugudu y'Abalewi siko imeze. Amazu yo mu midugudu ya gakondo y'Abalewi bemerwa kuyacungura igihe cyose. Umwe mu Balewi nadacungura inzu, iyo nzu yaguzwe yo mu mudugudu wa gakondo ye izakomorwe n'umwaka wa yubile. Kuko amazu yo mu mudugudu y'Abalewi ari gakondo yabo mu Bisiraheli. Ariko imirima igose imidugudu y'Abalewi ntizagurwa, kuko ari gakondo yabo y'iteka ryose. Mwene wanyu nakena akananirizwa gukora n'intege nke imbere yawe, ujye umufasha. Mubane nk'umunyamahanga n'umusuhuke ugusuhukiyeho. Ntukamwake inyungu cyangwa ibirenze, ahubwo utinye Imana yawe, kugira ngo mwene wanyu abone uko abana nawe. Ntukamuguririze ifeza zawe kumwaka inyungu, cyangwa ibyo kurya byawe ngo uzamwake ibirenze. Ndi Uwiteka Imana yanyu, yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kubaha igihugu cy'i Kanani nkababera Imana. Kandi mwene wanyu nakenera imbere yawe akigura nawe, ntukamukoreshe nk'imbata, ahubwo abane nawe nk'umukozi wawe ukorera ibihembo, cyangwa nk'umusuhuke. Agukorerere yageze ku mwaka wa yubile. Uwo mwaka uzamukomorane n'abana be, asubire mu muryango we no muri gakondo ya ba sekuruza. Kuko abo ari imbata zanjye nakuye mu gihugu cya Egiputa, ntibakagurwe ngo babe imbata. Kandi ntukamutwaze igitugu, ahubwo utinye Imana yawe. Ariko imbata yawe n'abagabo n'abagore z'abagabo n'abagore uzagira zijye ziva mu mahanga akugose, bariyo mujya muziguramo. Kandi abasuhuke basuhukiyemo n'urubyaro rwabo ruri muri mwe, babyariye mu gihugu cyanyu, nabo mwabaguramo imbata zikaba gakondo yanyu. Muzazirage n'abana banyu, babazungura zibe gakondo yabo. Muzakomeze kuzigira imbata iteka. Ariko bene wanyu Abisiraheli ntimukabatwaze igitugu. Kandi umunyamahanga cyangwa umusuhuke ugusuhukiyeho nahinduka umukire, mwene wanyu agakenera imbere ye, akigura n'uwo munyamahanga cyangwa umusuhuke
ugusuhukiyeho cyangwa n'uwo mu muryango we amaze kugurwa yacungurwa, umwe muri bene se yamucungura, cyangwa se wabo cyangwa mwene se wabo cyangwa mwene wabo wa bugufi wese yamucungura, cyangwa nawe ubwe yahinduka umukire yakwicungura. Azabarire imyaka uwamuguze ahereye ku mwaka yiguriye, nawe ageze ku mwaka wa yubile. Igiciro kimucunguza kizahwane n'umubare w'iyo myaka, igiciro cyayo gicirwe nk'uko ibihembo by'umukozi biri. Niba imyaka isigaye ari myinshi uko ingana, aba ariko asubiza igiciro kimucunguza kivuye mu biguzi yaguzwe. Niba imyaka yo kugeza ku wa yubile hasigaye mike, ayibarire uwamuguze uko iyo myaka ingana, aba ariko amusubiza igiciro kimucunguza. Abane nawe ameze nk'umukozi ukorera ibihembo by'umwaka, ntakamutwarize igitugu imbere yawe. Kandi nadacungurwa na kimwe muri ibyo, umwaka wa yubile uzamukomorane n'abana be, kuko Abisiraheli ari imbata zanjye ubwanjye, ni imbata zanjye nakuye mu gihugu cya Egiputa, ndi Uwiteka Imana yanyu. Amen, amen. Urakoze cyane, usomye amagambo menshi. Andibwira ko abadukurikiye nabo bakurikiye aya magambo, ariko nubwo ari menshi ahiniye mu mitwe ibiri gusa. Umutwe wa mbere uravuga umwaka wa 7 wo kuraza ihinga. Hanyuma umutwe wundi uravuga umwaka wa 50 wa yubile. Ni imyaka ikomeye abantu bavuga isabato bajya bamenya n'ibingibi kuko bifite gisano. Kuko urabona ko nk'aga umwaka wa 7 Imana avuga ko ari isabato. Kuko Imana avuga ngo nimumara kugera mu gihugu nzabaha, icyo gihugu kizajye kisiriza Uwiteka isabato, uzajye ubiba mu murima wawe mu myaka 6, kandi mu myaka 6 uzajye wanganya amahage y'imizabibu yawe, kandi abarimo usarura imyaka yabyo. Ngo ariko umwaka wa 7 umwaka wa 7 uzajye uba isabato yo kuraza igihugu ihinga, yo kuzirizwa Uwiteka. N'ibindi ngo ntukabibemo. Urumva ko umwaka wa 7 urumva ni isabato nyine y'Uwiteka. Kandi byagendaga bikurikirana. Nanone iyo umwaka wageraga barongera bagatangira kwabara nanone. Byajya ku mwaka wa 7 nawe bakongera kwaraza. No kuvuga ngo abaruhuka isabato cyangwa abaziriza isabato bajye bibuka n'uyu mwaka wa 7 ko naburi mu masabato baraza umurima. Okay, ntabwo tugiye muri ibyo by'isabato cyane muri ubwo buryo, ariko isabato ifite amategeko menshi. Isabato ifite amategeko menshi. Ntegereza ko abantu bagerageza kuyikurikiza bakwiye kumenya n'ibingiye kugira ngo byose babikurikize, kuko byose bijyanye n'isabato. Ariko ntabwo mbacira urubanza, yenda aho batabishobora ubwo bajye babaza Imana icyo gukora, Imana izabunye bigishe. Hanyuma umutwe wundi uravuga umwaka wa 50 wa yubile. Umwaka wa 50 nabo ni umwaka Imana yahaye agaciro cyane. Ntegereza ko abantu benshi bageze ku myaka 50 bizihiza yubile baba bakurikiza burya ahangaha. Abamaranye imyaka 50 yego buzuziye yubile, cyangwa se itorero iyo rimaze imyaka 50 rishinzwe yizihiza yubile. Reka mpaza beda hatangira avuga ngo kandi ujye ubara amasabato y'imyaka 7. Ujye ubara amasabato y'imyaka 7. Imyaka 7. Urumva harazamo 7. Navuze ko umubare 7 nako ni ijambo ry'Imana rivuga. Umubare 7 usobanura kuzura kw'Imana. Kansubiremo ngo kandi ujye ubara amasabato y'imyaka 7.
imyaka 7 iminsi uzamara izabe amasabato 7 y'imyaka niyo myaka 49 maze ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa 7 uzajye uzerereza ihembe barivuze ijwi rirenga barivuze ijwi rirenga ku munsi w'impongano aba ariho uzerereza ihembe mu gihugu cyanyu cyose mujye mweza umwaka wa 50 mu gihugu cyose murangira bo mu gihugu cyo abo muri cyo bose umudendezo uwo mwaka ujye ubabera wa yubile mwaka w'umudendezo ngo muri wo mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye yego harimo amategeko ahangaha nuvuga ngo umuntu wese agomba gusubizwa muri gakondo ye buri wese akajya mu muryango Benyamini kandi umuntu wese asubire mu muryango we uwo mwaka 50 uzabera wa yubile ntimukawubemo ntimukawusaruremo ikimeza cyangwa imbuto z'imizabibu itogoshwe kandi kuko ari umwaka wa yubile ujye babera uwera mujye murya kimeza yo muri wo muyisoromye muri uwo mwaka wa yubile mujye musubira umuntu wese musubiza buri mujye musubiza umuntu wese muri gakondo ye kandi nugira icyo ugurisha mugenzi wawe cyangwa nugira icyo ugura kuri we ntukamuriganye urumva ko ni umwaka ufite ubusobanuro umwaka udasanzwe urumva hari kuzamo 7 hari kuzamo isabato mbese ni nk'igihe cy'ikiruhuko noneho kandi abantu bakagira umudendezo bakajya mu miryango yabo n'imbata zikagira umudendezo imirimo ikarazwa bakarya ibyo muri kimeza ntibahinge aba ari amahoro batuje nta mvune banezerewe ni byiza kansano ku murongo wa 20 avuga ngo ariko nimuvuga muti tuzajya dutungwa n'iki mu mwaka wa 7 ko tutazabiba ntidusarure ngo nuko mu mwaka wa 6 witeka atanze igisubizo ngo nuko mu mwaka wa 6 nzajya mboherereza umugisha ntanga amena ubutaka buberemo uburumbuke bubatunge imyaka 3 urumva Imana iri gutanga igisubizo hari igihe Imana iguha condition hari igihe Imana iguha itegeko cyangwa se amabwiriza ukaba wajya mu ntege ukavuga ko ibintu Imana isaba ko numva bikomeye ukayisa nk'ugiye mu mubiri burya kujya mu mubiri kwacu Imana hari igihe byumva Imana yavuze ati nimwibaza mutya igisubizo ngiki nuko mu mwaka wa 6 nzajya mbohereza umugisha ntanga ntabwo ari umugisha abantu batanga ntabwo ari umugisha usanzwe ahubwo ari umugisha special w'Imana ngo ubutaka bubereremo uburumbuke bubatunge imyaka 3 nuvuga ngo Imana yatangaga uburumbuke bikera mu buryo budasanzwe noneho ibyezemo bikabatunga imyaka 3 ikurikiyeho mwene data hari igihe yenda abantu bakubwira bati nukizwa uzatakaza inshuti zawe mwasangiraga uzaba uhombye inshuti nukizwa uzaba uhombye iyi privilege nukizwa ku kazi uzagira ibibazo nukizwa uwo mwashakanye muzagirana ibibazo hari abantu bibaza byinshi baramutse bakijijwe hari n'abantu batinya gukizwa kabago ningizwa nzatakaza ibingibi we inshuti avantage ibintu nk'ibi ariko Uwiteka kuvuga ko iyo ugiye mu nyungu zayo Imana ifite uko ibigenza kuko Imana kuvuga ngo ntimwibaze ngo muzarya iki nzabaha uburumbuke budasanzwe ku buryo ibyo muzeza muri icyo gihe cy'umugisha nzaba mbahaye bizabatunga muri iki gihe mwibazaga ko muzaba mufite ibibazo urumva ko mwene data
injira mu mana neza ntugire ubwoba. nta kibazo kirimo. Imana yateganije ukuntu ibigenza mu gihe uhombye iby'isi kubera Imana, mu gihe uhombye bimwe na bimwe kubera agakiza k'Imana, Imana yateganije ukundi bigenza. none ngira kubahuka ntabwo bazahinga umwaka umwe ariko izaba yabahaye ibyo kurya imyaka 3 Imana itanga n'ibyo byinshi. kandi ngira ngo abitegerezaga imirimo ukuntu yeraga icyo gihe baratangaraga cyane batuzi ko ibintu nahinze byeze byikubye inshuro 5. yego uko Imana yabigenzaga rero ibyo ni iby'Imana, bo barasaruraga gusa. mwene data uza gusarura uza gusarura utanahinze, nujya mu nyungu z'Imana, Imana izagukubira inshuro nyinshi ibyo wibwiraga ko uhombye. nta gihombo kiri mu Mana, nta gihombo kiri mu kubaha Imana, nta gihombo kiri mu gukurikira ubushake bw'Imana, nta gihombo mu kwinjira mu gakiza, nta gihombo mu kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, nta gihombo mu bintu by'Imana. kuko Imana iteganya uburyo utagira ikibazo kubera ko wagiye muri yo, kubera ko wirundumuriye muri yo, Imana igukingira ibindi. ahubwo abandi bo yenda mu gihe babezaga ibyikubye inshuro zingahe, ushobora gusanga abandi babaga barumbije. kuko Imana yacu ni nziza. Imana yacu ni nziza. Eliya Imana yamubwiye ati ngiye kuguha ibyo kurya, urabirya iyo nda uzagenda imyaka iminsi 40 utarasonza. urumva Imana iteganya ibizagutunga mu gihe uri mu nyungu zayo. nanone yohereje Elisa ku kagezi Kirezi, ngo itugenda aho niho nzagutungira, kandi uzajya ugaburirwa n'ibikona, uzana umutsima n'inyama, ubundi unywa amazi y'ako kagezi. Imana itabura uko igira. Yenda data harimo amagambo hano akomeye, harimo amagambo akwiye kugukomeza. hari igihe abantu bavuga ngo ibintu by'Imana nzabibamo, nzageza gihe cyo koko ngiye kujyanwa igikoma nk'abagabo tuvuga. Umugabo akabata koko ngiye kuva ku nzoga, koko mu igikoma nk'abana, koko ubu ngiye kuva ku nzoga, koko ngiye guhoza icyayi n'isukari ukibaza byinshi. ariko humura rwose, hari abantu baretse inzoga bakorera agakiza, nta kibazo bafite, nta nyota, kandi Yesu ni umara inyota. humura rwose, ufite ibyo uzahomba by'isi ariko uzunguka byinshi mu Mana. Pawulo ati byarindamu yanjye nabifashe nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Amina. turonke Kristo, kandi we kwibaza byinshi. ibintu by'Imana bisaba ngo umuntu akoreshe kwizera. Yego. Iyo ushatse kubigira matematike no gutekereza mu buryo bw'ubwenge, uba watsinzwe. ibintu by'Imana bisaba ngo winjiremo, wirundumurire mu Mana, ibisigaye uberekere Imana. Imana iba yabibonye. kuko Imana ngo izi n'umubona imisatsi yacu. Yego. Nese Imana yamenya imisatsi yacu. uburyo uko dusokoza burya hari imisatsi igenda ivaho ntituyibona, ntitubimenya. ariko ngo nako kaguye Imana iba yakabonye. Amina. Mwese Imana izi n'agasatsi kawe gatakara wisokoza, urumva itakuzi mu buryo bwose. Imana iratuzi, izakwitaho mwene data. Imana izakwitaho, ntugire ubwoba, ntuvuge ngo wafashe risike mu bintu by'Imana, ntuvuge ngo warahubutse mu bintu by'Imana nagiyemo narahubuye. ntabwo wahubutse, wahisemo neza. ibindi bireba Imana. Imana ifite uko ibijera, Imana ifite ukuntu ibigenza. abangaba Imana yababwiye ati ndabizi muri mu kwibaza icyo muzajya kandi mutahinze muri uwo mwaka, ariko Imana ihita ibaha igisubizo bavuga ngo ntimugire ikibazo, kuko mbere y'uwo mwaka, mbere yo gutangira nyine icyo kiruhuko cy'ubutaka, nzaba nabahaye uburumbuke buzavamo umusaruro uzabatunga mu myaka 3 yose. tubone umugisha w'Uwiteka. rero umugisha mwene data, nkwifurije umugisha w'Uwiteka. hari imigisha itangwa n'abantu, ariko umugisha w'Uwiteka mwene data wo kurikira ijambo ry'Imana niwo nkwifurije. ngo nzabaha umugisha w'Uwiteka, icyo gihe muzagira uburumbuke, buzabyara umusaruro uzabatunga mu myaka myinshi, imyaka 3 yose iri imbere, nta kibazo muzaba mufite. Amen, amen, amen. ijambo ry'uyu munsi ni ijambo ryiza cyane, arikunze. ni ijambo ryerekana yuko dukwiye kugira igihe cyo kumenya ko hari igihe cyo kuruhura n'ubutaka bwacu, cyangwa se cyo kuruhuka, tukaruhukira mu Mana. ikindi kandi mujye mwibuka ko Yesu yavuze ko ari we buruhukiro bw'abamwizera. Amina. Isabato yacu, nigeze kuvuga ku isabato mu kanya ariko ntabwo nayitinzeho.
ariko ubundi isabato bivuga ikiruhuko. Ariko noneho mu Baheburayo Yesu yasobanuye ko uburuhukiro nyakuri ari Yesu nyine. Iyo Yesu yinjiye mu bugingo bwawe niho uba ufite isabato nyakuri, niba uruhutse by'ukuri, nibwo uruhutse mu buryo bufite ubusobanuro bukomeye, kuko ni uburuhukiro bw'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe buruhukiro bwacu. Noneho kandi Yesu akavuga ati, ijambo ry'Imana rivuga hano ngo numugera muri icyo gihe cyane cyane hari ahambere ngo umwaka wa 7 wo kuraza, Imana kuvuga ibintu byinshi bigomba gukorwa icyo gihe. Iyo ukomeje amategeko y'isabato harimo no kubohora imbata, umudendezo, hariho guha freedom abantu bari babaswe, hariho guha ibyishimo batari babifite, harimo korohera abo utegeka kugira ngo nabo bumve ko hari icyahindutse. Umwaka w'imbabazi nene data, igihe Imana yagutunze inkoni, jya wibuka nawe bari munsi yawe, ubaha agahenge, ubahe amahirwe yo kwishima, ubahe nabo kumva ko hari ikintu cyakozwe, bakoze kugira ngo ugire umunsi mukuru wishime, ariko abari iwawe bababaye. Uzi kugira ngo wishime abaja bawe n'imbata zawe ziri mu kurira, zirizwa n'uko uzifashe nabi, kandi wowe uri mu byishimo, uri muri ubundi yubire n'ibyishimo. Ibyishimo byacu dukwiye kubisangira n'abari munsi yacu. Hari abantu badepanda kuri twebwe, hari abantu bariho kubera twebwe, kubera ko Imana yadushyizemo ibifasha abandi. Aba bantu bari munsi yacu nabo bakwiye kumenya ko hari ikintu cyahindutse kuri ba shebuja, bakamenya ko hari ibyishimo byabonetse bivuye ku Mana. Nabo bakabisogongeraho, nabo ukabavungurira ku byishimo ufite. Reka tubwire abantu bafite abakozi, reka mbwire abamama bagira abakozi bo mu rugo, iri jambo rirabareba, kuko uyu mukozi wo mu rugo nawe akeneye akaruhuko, akeneye kujya mu muryango we ngo ajye kwishimana nabo, kubera ko nzi neza ko hari abamama benshi batajya batanga impushya, ugasanga nk'umukozi ugukorera iwabo habaye nk'ikintu yagusaba uruhushya ukarumwima, harya urahemutse, uramuhemukiye, kuko nawe akeneye kujya muri gakondo ye nk'uko ijambo ry'Imana riri kubivuga, akeneye kujya iwabo, akeneye kujya kubereka ibyishimo bye, akeneye kujya kubereka ko hari icyo yungutse. Nawe biguhishema kuko wamufashe neza, wamureze neza, aragenda kuvugwa neza ni ngombwa. Ubwo rero abantu batunga abakozi aho ngaho mujye muhazirikana, wumve ko nawe ari umuntu, ni umuntu, wimugira imbata igihe cyose, mumuha agahenge nawe aruhuke, mufate nk'umuntu, kuko twese dufite umwami umwe ari we Kristo. Ubwo rero bene data, iri jambo rifite icyo ridukanguriyeho rwose. Soma ku murongo wa 6 n'uwa 7. Soma bari gusoma umurongo 6 na 6 n'uwa 7 w'iki gice cya 25 nyine. Kimeza y'igihugu yo muri uwo mwaka w'isabato, ujye ubabera ibyo kurya wowe n'umugaragu wawe n'umuja wawe n'umukozi wawe ukorera ibihembo n'umunyamahanga ugusuhukiyeho, n'amatungo yawe n'inyamaswa zo mu gihugu cyawe. Ibyo byose kimeza yacyo ijye ibibera ibyo kurya. Aya ni amagambo meza cyane. Ndabibutsa dukurikiye ko turi kureba nyine umwaka, uriya mwaka wa 7 wo kuraza, wo kuraza ihinga, hanyuma tukareba nanone umwaka wa yubile, umwaka wa 50. Muri rusange n'ibyo twavuzeho, ariko aha ngaho usomye nyine nonaha ibi byo kuraza umurima byabaga bifite n'ikindi kintu cy'uko uburyo umurimo uhingwa buri gihe, mu by'ukuri uburyo ukeneye kuruhuka, nawo ukeneye isabato. Nuko uko uhinga burya mu by'ukuri nawo uramutse ubashije kuvuga wavuga ko
wampaye agahenge nanjye yego ako gahenge rero k'umurima kurazwa kuri uriya munsi nyine umunsi wa karindwi umwaka wa karindwi kuraza umurima byatumaga imirima yongera kugira ingufu zo kuzera noneho kurushaho burya ikintu cyose tugomba gutekereza uburyo cyakoreshwa neza umurima warajijwe ubasha noneho kuzera byinshi kurushaho kuruta ko wakomeza guhataho nta karuhuko ibintu Imana ikora burya harimo amategeko areba abantu ariko no mu buryo naturel mu buryo busanzwe bw'ibintu harimo n'ukuntu Imana ibikemuye ikindi kibazo nanone nibyo twabonye mu gihe cyashize hari ukuntu Imana yayoboraga ubwoko bwayo igenda ibwigisha uburyo bwiza bw'imibereho isuku uburyo bagomba kwitwara aha naho byerekeranye n'ubuhinzi kubaha amabwiriza ubwo rero noneho nicyo twavuga nuko hamwe n'iterambere hamwe n'ubuhanga Imana yagiye itanga noneho ubu habonetse amafumbire urumva ko muri kiriya gihe nta mafumbire yabagaho ibyo gukora amafumbire byari bitaraza ariko noneho ko byaje ngira ngo noneho barahinga igihe cyose ubwo nabyo twakongeramo kuko muri kiriya gihe bayoborwaga n'Imana ari amabwiriza ubwo bwenge bundi butaracukumburwa ariko none iterambere tugezemo hari ibyagiye bihinduka bitera imbere nabyo ni byiza kubera ko n'Imana yatanze ubwenge uyu mwaka wa 50 nawe reka ndashaka kuvugaho uyu mwaka wa yubile wa 50 hagombaga kubaho ko abantu bafitewe imyenda mbese kubohora abantu bafite imyenda burya umuntu gusonera umuntu ufite umwenda burya umuntu ufite umwenda atabasha kwishyura aba afite ikibazo gikomeye kugira ngo amara imyaka 6 yose ari mu mwenda yananiwe kwishyura uramutse umubohoye ku mwaka wa 7 ukavuga ndabona umwenda barakunaniye ndagusoneye mbega byiza bene data ubu rero turi mu gihe cy'ubuntu noneho turi mu buntu kubera amaraso ya Yesu turi mu isabato nyine ya Yesu turi mu buruhukiro bw'iteka ryose turi mu isabato ya Yesu mu by'ukuri hakwiye kubaho igihe uvuga utari ku muntu mbereyemo umwenda ndabona waramunaniye wamuri ukabona koko nawe ntacyagukinze mwene data niba ukijijwe ushatse wagira umuntu mu by'ukuri wananiwe kukwishyura ukamusonera ukareba igihe kimaze byaramunaniye kandi koko wageze ugasanga nta bushobozi afite burya umusoneye waba ugize isabato nziza muri Yesu ni ukuri Imana yaguha umugisha hari abantu bananiwe kwishyura tujye tubyemera hari abantu bananiwe kwishyura kubera ko nta bwishyu rwose aho kugira ngo umuntu abure uko yigira aca kubona yirukanye aho arahangayitse mwene data burya niba ufite ukuntu bimeze kandi ukaba ukijijwe ugereba ko hari umuntu wabohora rwose umusonere nubona ko byamunaniye kwishyura uzaba ugize isabato nziza muri Yesu yego ikindi tubona ko imfungwa zose zagombaga kurekurwa amina burya imfungwa ni ubuzima bubi ni ubuzima nta mudendezo burya kubuza umuntu umudendezo kubuza umuntu freedom kubuza umuntu liberté ni ikintu kigoye cyane kugira ngo umuntu abe muri position imeze gutyo abe donc abafunzwe umuntu imfunga ni gufunga n'ubuzima bubi ubwo rero mpamvu Imana nabi batekereza akavuga ngo ni imyaka 50 mu by'ukuri mu gihe muzamwishimiye yubile mujye murekura n'imfungwa nazo zijye hanze zumva akayaga ko hanze zibashe kureba abandi bantu abuze guhora ureba ibikuta bine gusa ukamara imyaka 50 ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo abantu bafunzwe bajye batekerezwaho bari mu buzima bubi bari mu buzima mu by'ukuri baba bakeneye gutabarwa birumvikana ahangaha nta nubwo Imana ivuze ngo ababaga bakoze ibyaha n'abarenganye Imana gushyira muri rusange umwaka w'imbabazi z'Imana se ngo twababariwe tudafite ibyo twahemukiyeho Imana byinshi da twarababariwe ariko twari babi kuko mu Roma hariya 5 umurongo wa 2 cyangwa 8 gutyo bavuga ngo tukiri abanyabyaha Kristo yapfiriye abanyabyaha ngo turwanya Imana twanga Imana turabanzi b'Imana
imana yemeye ko Yesu apfa Kristo yapfiriye abanyabyaha bakimurwanya bakimwanze bataramukunda urumva imbabazi zije ziragagiza icyaha yego kuko tuzajya mu ijuru suko tubabaye abamarayika ahubwo n'ubuntu n'imbabazi z'Imana Imana yatugiriye ubuntu yatugiriye imbabazi ravuga iti bari abantu uko babona nta nubwo bazabasha kwihana kandi nibatihana bazajya muri Gehenomu ngewe reka nshaka igisubizo muri jewe Imana ishaka igisubizo kugira ngo twebwe ducungurwe urumva ari haje imbabazi ziragagiza icyaha niyo mpamvu abantu bafunzwe Imana batekerejeho ravuga ati mu gihe cya bibiri y'imyaka 50 mujye mwibuka n'abafunzwe barekurwe nabo bajye hanze imbata nazo zagomba kurekurwa abafite imyenda twabavuzeho bagasonerwa ibintu bigomba gusubizwa kuri ba nyirabyo bigasubizwaho urumva bwari uburyo bwo kugira ngo mbese bagabanye kubabara kw'abantu bwari uburyo Imana ishyizeho kugira ngo abantu badohorerwe babohoke ibyishimo byo kubi bya bamwe abantu bose bishime abantu bose bishime aya magambo rero tuyatinzeho byafata umwanya ariko tubona yuko ni umwaka wa yubile wari umwaka wo kugira ngo abantu babohoke abantu bishime kandi n'abatagomba kwishima nabo bagira amahirwe yo kwishima hanyuma ikintu ntabura kuvugaho ku 23 wahasoma 23 ubutaka ntibukagurwe ngo bukunguranwe kuko ari nge nyirabwo namwe mukaba abasuhuke bansuhukiyeho urumva Imana kuvuga ngo nubwo muzamu muri mu gihugu cy'Kanani nk'inari icyanyu ariko mu by'ukuri ubutaka n'ubwanjye Uwiteka aravuga ngo ubutaka n'ubwe n'intizo mwene data ibintu dutunze muri iyi si mu by'ukuri ntabwo ari ibyacu kuko Imana ishatse yabeha n'undi niba ufite amafaranga menshi si ukuri igitangaza nuko Imana yashimye ko yagira kugira ngo yakoreshe neza uyakoreshe mu buryo Imana abonamo inyungu zayo ufasha abakene mbese mu murimo w'Imana ugira ikintu ukoramwo ukoresha ubutunzi bwawe niba ufite imodoka tagisi ujya ufasha abantu rimwe na rimwe udafite itike ubafashe ibintu dutunze n'iby'Uwiteka Imana kuvuga ngo iyo mirima nuko muzamuyirimo izaba ari intizo kuko ni iyanjye ngiye habajyanye bakuye mu Egiputa ntabwo iki gihugu cyari icyanyu ngiye wakibahaye ubwo rero mugifata nk'intizo nimuhinga mwumve ko imirima muhingamo ari iyanjye nimweza mugasarura mumenye ko ibyo musarura mushime mu buryo bwo gushima ibintu byose mujye mushima Imana kuko ntimwabimeritaga ntibyari ibyanyu mu by'ukuri n'abaye mbibatije muzanye mubikoresha nk'ibyanyu ariko mujye mwibuka ko mu by'ukuri yagiye nyirabyo nyakuri Imana iri kutwibutsa gushima Imana iri kutwibutsa mwene data ushobora muri iki gihe cyaguma mu rugo ushobora kuba ufite ibyo kurya iwawe watinditse ibyo kurya mu nzu yawe ni byiza ariko ujye umenya ko hari n'abandi bashonje ujye ubahaho burya nawe ibyo burya si ibyawe ni intizo Imana yaguhaye kugira ngo ufashe n'abashonje babone icyo barya ufite amafaranga menshi nibyo koko n'ayawe ariko mu by'ukuri nyirayo nyakuri ni Imana ukwiye kuyakoresha uzirikana uti aya mafaranga n'unyakoresha nubwo nyafite ariko ni Imana yampaye ishobora no kuyaha n'undi kuko twese nta wavukanye ibintu twabibonye tugeze hanze nuvuga ngo tujye twibuka ko ibyo dutunze byose ari iby'Uwiteka noneho tubikoreshe mu nyungu z'Uwiteka dufashe abakene twibuka ko n'abandi bantu baciye bugufi nabona ari abantu kwe kubakandagira kwe gukandagiza abantu icyubahiro dufite kwe gukandagiza abantu imyanya ikomeye y'ubutegetsi dufite kwe kwikakaza muri sosiyete twumve yuko uko tumeze Imana ishatse yabiha n'undi wibyitwaza rero ahubwo bikoreshe uhesha Imana icyubahiro nibwo Imana izanezerwa nuko yaguhaye izo nyungu ufite kuba ufite imigisha ni inyungu wagize kubw'Uwiteka Imana yari kubiha n'undi kubwo bifite ni byiza bigire koko ariko bikoreshe neza bihesha Imana icyubahiro kugira ngo Imana yari kwicuza impamvu ari we yabihaye Imana yari kwicuza impamvu itaguhaye iyo modoka yari kuyiha n'undi Imana yari kwicuza impamvu yaguhaye ayo mafaranga yari kuyiha n'undi
imana ye kwicuza impamvu yagushyira muri icyo gihugu ariko yishyiramo n'undi. Yego. Imana ye kwicuza bene data tureke imana ye kwicuza ahubwo ibyo dufite tubikoreshe neza. Imana inezeza nuko yabiduhaye tugatimo kubikoresha mu nyungu zayo. Amina. Imana ishimwe. Ijambo ni ryiza. Iri jambo kandi ririmo impuguro nyinshi. Nimo impuguro nyinshi kuko Imana iratwigishije kwibuka Imana yadukuye. Imana yabakuye mu Egiputa ibajyana i Kanani ngo nibagerayo bajye bibuka ko ibyo bafite ari intizo. Kuba bitunze ni byiza. Shima Imana rwose. Ndifuza ko watunga amafaranga mwene data, ndifuza ko watunga imodoka, ndifuza ko wagira inzu, ndifuza ko wagira imirima, ndifuza ko wagubwa neza, ariko ibyo bintu bifite umenye ko nyirabyo nyakuri ari Imana. Noneho bikoreshe neza ku buryo Imana yishimira ko yabiguhaye nk'intizo kugira ngo iheshe icyubahiro. Amina. Reka dusenge Imana. Mwami Imana urakoze cyane kubw'ijambo ryiza utubwiye. Iri jambo ririmo impuguro nyinshi. Ubwoko bwawe ngo mbakuye mu Egiputa mbajyanye i Kanani, ariko nimugerayo ntimuzibagirwe kuziriza amasabato, ntimuzibagirwe kunkorera, ntimuzibagirwe ko hari umwaka w'imbabazi, ntimuzibagirwe ko mugomba kudohora, mukadohorera abawe, mukadohorera imbata, ntimuzibagirwe. Iri ni ijambo ritureba twese, kujya tuzirikana aho wadukuye Mwami. Buri wese afite aho wamukuye kandi hari ariko Mana ufite aho tugejeje. Mana uturinde kwibagirwa, aho uduye kugendera mu ijambo ryawe, uduye kuzirikana n'abandi, twe kwizirikana ubwacu, kubera ko ibyo dufite byose Mwami n'ibyawe. Erega ubyisubije nta n'urubanza twatera. Ese ninde waburana nawe? Ntawe. Byose ni ibyawe Mwami, n'abantu n'abawe. Niyo mpamvu Mwami byose bifite mu kiganza. Ndinyize ngo iri jambo benshi barisobanukirwe, bamenye ko ubwabo ari Imana, bamenye ko ibyo batunze ari ibyawe Mana, bamenye guca bugufi kandi bamenye kubikiranukamo, bagukorera imirimo myiza. Ubidushoboze Mana, ubidushoboze, twongeremo imbaraga, twongeremo urukundo, uduhe kukumvira ibihe byose, twumvira ijambo ryawe rituyobore. Ijambo ryawe ritabaza kandi ijambo ryawe niko kuri. Urakoze Mana, urakoze kubwira ijambo ryiza, urakoze Mwami, urakoze nukuri rishora imizi mu mitima ya benshi baryumve kandi baryumvire, kandi icyubahiro cyose kibi cyawe. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana bahimigisha bene data. Naho kuwa gatandatu utaha saa 7 z'ijoro muri Amerika, zaburi ku cyumweru nyine ubwo muri Afurika saa 9 za mu gitondo. Ariko hagati aho radio irakomeje, ntimuve kuri radio, ntabwo dufunga, ntabwo tujya dufunga radio irakomeje. Zayivugi neza yawe Mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayivuga, nzavuga kugira neza kwawe aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, iyo neza nzayiririmba, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza, nzavuga iyo neza iriho. Sizaceceka kandi sizakuza kwamamaza iyo neza yangiriye, nzavuga iyo neza mu bakomeye bose, nzayiririmba iyo neza, sizaceceka
kwamamaza iyo neza ndavuga iyo neza yangiye umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye nari ndituro mfite ryo gutura akira umutima utegeke umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye nari ndituro ryo kugutura uhaye umutima utegeke zayivuga zayivuga ineza ineza yawe oh zavuga imirimo wakoze zavuga imirimo wa zavuga iyo neza imirimo ikomeye mu buzima bwanjye aho byaba biri hose mu mahanga no mu banyatuzi iyo neza ndayivuga iyo neza ndayivuga zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza yangiye zavuga iyo neza zavuga iyo neza oya sizategeka irimo oh zavuga zayiririmba iyi ni radiyo kwizera, radiyo y'ivugabutumwa ku isi yose, ni radiyo ya gikristo igamije ko abantu bo ku isi yose bamenya yesu kristo, bizera yesu kristo, bubaha yesu kristo kandi bakunda yesu kristo. Radiyo kwizera ivugira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.